Shalom, turagushuje, turakuramukije, ikaze ku isengesho ribohora official mu bihe byiza byo gusenga. Wowe tubana hano ku isengesho ribohora official, Uwiteka aguha ibyiza byose bituruka mu gusenga. Nawe tuguha ikaze utarakora subscribe, uje ari ubwa mbere, ngwino ubane natwe mu bihe byiza byo gusenga, ukande subscribe kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kuza ku buzima bwawe. Kabiri, yicano igume muri telefone yawe, ntukazajya wirirwa wirushya ujya gusacinga igihe cyose. Gatatu, bigufasha iyo wakanze kukazogera, iyo dushyizeho isengesho umenya ko twarishyizeho ukagendana natwe. Ijambo ry'Imana rivuga yuko ababiri baruta umwe. Kuba wenyine ukwawe ugasenga wenyine ntibihagije. Nkuko icyuma gityaza ikindi cyuma, niko n'abantu batyazanya. Karibu rero ku isengesho ribohora official, uhatyarizwe, uhinduke umunyamasengesho, usengera ubuzima bwawe. Ijambo ryaravuze ngo musenge ubudasiba. Twabonye ibyiza byo gusenga ubudasiba. Iyo usenga urwanira destination yawe, urwanira umwanya wawe, hanyuma ejo ugashyiramo tamoro, ugashyiramo akantu kameze nk'akaruhuko, uha umwanzi wawe kugira ngo yongere yiyubake. Twabonye ko iyo Farawo yakubitwaga igihano cya mbere, kubw'igihe icyo gihano cya mbere, ako kanya yaravugaga ati nemeye kuburekura. Igihano cyamuvaho akongera akisubira, akinangira umutima, akavuga ati sinkibarekuye. Uko niko bigenda iyo usenga ugashyiramo tamoro, iyo usenga ugashyiramo agapoze, niko bigenda. Senga uyu munsi usenge n'ejo, senga uyu munsi senga. Daniel we ari i Babuloni, ijambo riratubwira ngo yasengaga 3 ku munsi. Igihe bari bamaze gushiraho itegeko ribuza gusenga ikintu icyo ari cyo cyose uretse igishushanyo cyari cyamanitswe, cyari cyashyizweho, Daniel we ahubwo yahise afata ibyemezo byo gusenga 3 ku munsi. Igihe ubonye ibibazo birushijeho kugwira, intambara zikomeje kuba nyinshi, nawe ongera volume y'amasengesho, ongera speed. Usabwa kongera speed, ntugacike intege ngo ugabanye umuvuduko kuko ubonye nta kintu uri kubona. Igihe usenze ukabona ibibazo birakakaye, bibaye byinshi, wirekeraho ngo wumve uvuga ati amasengesho niyo bitabuye. Ahubwo ni ukuvuga ngo ubwami bw'umwijima buba bubonye yuko ugiye kubucika, ugiye kuva ku cyiciro wari bwaraguhejejeho, none bugakaza umurego, bugakaza intambara. Reka nkwibutse ukuntu hano abanyegiputa, Mose abwiye ngo Mose agiye atumye kwa Farawo, atumwe kwa Farawo ngo agende abwire arekure ubwoko bw'Imana, bujye gutambira Uwiteka Imana mu butayu. Wumve ukuntu Farawo yagize. Tugende dusome iryo jambo turebe umunsi Farawo yabwiwe. Tugende mu gitabo cyo kuva, mbere yuko dukomeza. Simba nshaka kuvuga icyanditse uko kitari. Reka dusome iri jambo ubyumve neza kugira ngo usobanukirwe. Kuko bwa mbere mu gice cya mbere tubona Farawo ngo arabona ubwoko bw'Abisiraheli ukuntu burimo buragwira, yishakira ubwenge bwo kugira ngo ubwo bwoko bwe kuzongera kugwira. Abajyana mu mirimo y'uburetwa ikomeye. Wenda yaribwiraga ati mu gukoreshwa imirimo y'uburetwa ikomeye, aba bagabo bazajya bagira mu ngo zabo bananiwe, ntibakore ku bagore babo. Nibadakora ku bagore babo ntibazigera babyara. Nuko rero ngo babashyiraho uburetwa bukomeye, aribwo bwenge bari bigiriye bwo kugira ngo babashyireho ubwo buretwa bukomeye. Ubwo buretwa bukomeye babonye ntacyo butanze, bigira inama yo kuzajya bica abana bose bavutse. Ariko ibyo byose Imana ikomeza kubana n'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo rero sasa, igihe rero Farawo, Mose yaratumwe, reka dusome mu gice cyaho cya 3. Kwanza ubanze ubyumve neza mbere yuko dukomeza.
Mose Imana imutuma mu gice cyaho cya gatatu, imutuma kujya kubwira Imana ituma Mose kujya kubwira Abisiraheli. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko icyo gihe uhereye Mose yabwiye ngo yatumwe kwa ntuza ya kwa Farawo ahubwo ngo yongereye uburetwa bwabo inshuro 7. Ngo yongereye uburetwa bwabo inshuro 7. Noneho sasa Abisiraheli bagira n'akababaro cyane. Ni mu gice cya 5 cyo Kuva. Ijambo rivuga ngo Farawo agwiza uburetwa bw'Abisiraheli bagaya Mose na Aroni, Mose atakiri Uwiteka. Reka rero dusome iryo jambo tumve ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru wo mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisiraheli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraheli. Nguko uko Satani bavuga cyangwa umurozi bavuga ngo ntazi wowe Imana ukorera ndetse ntabwo yakurekura, ariko ndategetse kano kanya kugira ngo akurekure mu izina rya Yesu kandi arekure umugisha wawe katika jina la Yesu. Ninatangaza kuachilie. Farao huyu yaravuze ngo sinzi Uwiteka kandi n'ubwoko bw'Abisiraheli ntabwo naburekura. Nguko umurozi warafashe umugisha wawe, umugisha warafashe amahirwe yawe, umugisha warafashe ishabari ryawe, umurozi warafashe inyenyeri yawe, umurozi warafashe ubutunzi bwawe, warafashe urugo rwawe, umuryango wawe. Avuga ngo sinzi icyo uvuga, nta nubwo ndi bukurekure, ariko arakurekura mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Nuvuga ngo nakubwiye ngo ndagaragaza impamvu umuntu asenga ibibazo ugasa nkaho bishujeho gukara. Niho turi, nukubera iki umuntu asenze ibibazo bishaka gukara. Ese igihe mbonye ibibazo birushijeho gukara nkora iki? Ongera volume y'amasengesho. Impamvu rero usenga ukabona ibibazo bishaka gusa nkaho bishaka gukara, nukuvuga ngo hari imbaraga z'umwijima barozi babona kugiye kubiyaka, kubiyambura, kubambura ibyawe bakwibye, bagakaza ibitero. None rero sasa nawe nicyo gihe cyo gukaza intamba, gukaza isengesho, yani ukavumbika neza, ukenyegeza ahubwo umurego speed. Niba isengesho tuba twashyize ahangaha warisenze rimwe ahubwo ukarisenga 3 ku munsi, niko bigenda. Ukarisenga 3 ku munsi, ukongera umuvuduko. Iryo niryo banga umugaragu w'Imana Mose yakoresheje. Daniel yakoresheje amaze kubwirwa yuko nta gusenga Imana. Uzasenga Imana mu minsi 30 agomba kujugunywa mu rwobo rw'intare. Ahubwo yaravuze ati ntabwo ndi busenge rimwe, ndongera ahubwo ndasenga 3. Ako 3 kaje kumurokora, bamuta mu rwobo rw'intare. Intare nizamuriya, abanzi biwe bose bari bamujugunye mu rwobo rw'intare. Abo nibo intare zatanyaguye zibasamira mu kirere. Ndajya nkubwire ngo rero niwongere umuvuduko wo gusenga, iby'abarozi bifuje ko biba ku buzima bwawe bizabagarukaho byikubye inshuro 7. bizabagarukaho byikubye inshuro nyinshi. Noneho umva rero dukomeze dusome hano mu Kuva igice cyaho cya 5 twari turi ngo Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisiraheli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraheli. Mpamvu Farawo atashaka kurekura Abisiraheli, bari bamufitiye umumaro. Yabakoreshaga uburetwa, bakubaka amazu yiwe. Ntabwo umurozi iyo yafashe umugisha wawe mu mwisi y'umwuka bawudomina, iyo yafashe inyenyeri yawe mu isi y'umwuka yigurisha abandi, ayitanga mu bandi, bamuha ibyo akeneye. Nukuvuga ngo rero kandi Satani uwabakorera amuha imbaraga zo gukomeza kuroga. Niyo mpamvu rero sasa umurozi bagomba gukubitwa umunsi ku wundi mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma dukomeze dusome rero ngo baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu dutambire y'Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera kutwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni niki gitumye murekesha aba bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Urumva uyu mwami ngo nimusubire mu buretwa bwanyu.
Satani ashaka kugira ngo aguheze mu buretwa bwawe. Ugomba kubwanga mu izina rya Yesu. Uvuga uti mu izina rya Yesu ntabwo nsubira mu buretwa wari warakizemo wa murozi we. Katika jina la Yesu wapfuye akazuka, ntabwo nsubira mu bukene umwami Yesu yamvanyemo. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana wapfuye akazuka, ntabwo nsubira mu buretwa bw'ubusambanyi. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana wapfuye akazuka. Satani abagira ngo agusubize mu byaha wahozemo, akaba yagukonekta n'abantu bakujyana muri bya byaha. Mu izina rya Yesu aturuti sinasura mu byaha navuyemo mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu ubu buretwa sinabusubiramo katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Kandi Farawo ati dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Ntabwo Satani ashaka kuruhuka ku buretwa yagushyizeho. Ntabwo abarozi bashaka ko uruhuka ku buretwa bagushyizeho. Indwara bagushyizeho ntibashaka ko zikuvaho. Uruzingo bagushyizeho ntibashaka ko rukuva, ariko rwakuvuye mu izina rya Yesu Kristo. Rwakuvuye kubera imbaraga z'Imana zisumba imbaraga za Farawo. Imbaraga z'Imana zisumba imbaraga z'abarozi. Uburetwa bagushyizeho imbaraga z'Imana zirabugukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amasengesho zirabugukuraho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amasengesho zikora uburetwa, zikura umuntu ku buretwa. Ngo kandi Farawo ati dore aba bantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko buretwa n'abatware bo muri bo ati nimwongere guha abantu inganogano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakira inganogano. Urumva uranyumva neza? Farawo wumvise itegeko yahise arekura, kuko yari yumvise ubwo bwoko bw'Abisirayeli bushaka kugenda. Yabongereye uburetwa burakara cyane. Ngo noneho ngo arakomeza avuga ngo kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanirizaho n'amake kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati tugende dutambira Imana yacu ibitambo. Satani ntashaka kuva ku buretwa. Noneho sasa arashaka kukongerera ibibazo, arashaka kukongerera intambara, kugira ngo arakubona nkaho umugandire cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana yabwiye Esawu, iramubwira ngo ntabwo ari Imana yabwiye Esawu, ni Isaka yabwiye Esawu. Aravuga ngo nugomera mwene so uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Satani kugira ngo wikure ku buretwa yagushyizeho nuko umugomera. Abarozi nuko bagomera, ukajya muri tere zabo ukivanamo amaganyo, ukivanamo agahinda, ukivanamo kwiheba, ukavuga uti murarekura ibyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ukuntu byagenze rero, ahangaha dukomeje tugasoma ngo ku murongo wa 9 ngo abo bagabo bategekewe imirimo irushaho kurushya bayikore no be kwita ku magambo y'ibinyoma. Ngo abakoresha ubwo bwoko uburetwa basohokana n'abatware bo muri bo, babwira abantu bati Farawo aravuze ngo ntabahinganogano, nimugende mwishakira inganogano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose kwishakira ibitsinsi by'inganogano mu cyimbo cy'inganogano. Ngo kandi aba bakoresha uburetwa babatera umwete bati mumare umubare mwaciwe w'uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanze mukora. Abatware bo mu Bisiraheli abo abakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara barakubitwa, barababaza bati niki cyatumye mudasohoza umubare mwaciwe ejo nanone ntimwuzuza amatafari nka mbere. Maze abatware bo mu Bisiraheli baragenda batakira Farawo bati niki gitumye utugirira udutya abagaragu bawe? Abagaragu bawe nta nganogano duhabwa, maze bakatubwira ngo tubumbe amatafari kandi turi abagaragu bawe turanakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. Arababwira ati murabanebwe, nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo.
none rero nuko none nimugende mukore kuko ari ntanganagano muzahabwa, ariko muzajya mwuzuza umubare w'amatafari. Abatware bo mu Bisiraheli bamenya yuko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumbaho na make w'uburetwa bwabo bw'imisi yose. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira, barababwira bati Uwiteka barebe abacira urubanza, kuko mwatumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Urabyumvise? Mukabaha inkota yo kutwica. Nuvuga ngo uhereye igihe Mose yagiye kwa Farawo akabwira ati rekura ubu bwoko bugende buve mu buretwa, Farawo ibyo byaramurakaje. Mu kumurakaza adesida kugira ngo bongererwe uburetwa. Nawe rero nakubwiraga iyo niyo impamvu wasenga ukabona birakaze, ukabona intambara n'inkaho zigiye kwisuka zigiye kubanyisha, nuko badayimoni n'abarozi babona ugiye kubacika, kandi ntibashaka kubacika. Barashaka kukugumisha muri ubwo buretwa, barashaka kugumishwa muri icyo gisuzuguriro, barashaka kugumisha mu nyatsi, barashaka kugumisha muri ubwo bukene, barashaka kugumisha muri ibyo byaha, barashaka kugumisha muri ibyo bibazo. Ntabwo bashaka kubisohokamo, bameze nka Farawo. Niyo mpamvu iyo bakubiswe n'ejo uba ugomba kongera gukubita, saa sita ugakubita, saa cyenda ugakubita, saa 11 ugakubita. Igihe cyose uboneye akanya ntabwo ugomba kurekura. Igihe cyawe wigitakariza mu mafilimi, wigitakariza mu bintu by'imboga nkoranyambaga, ureba ibintu bidafite umumaro. Gitakaze wibohora, gitakaze uhamagara umugisha w'Imana, gitakaze ukubita uwakuboshye, gitakaze ukubita uwo murozi udashaka gutera intambwe zikwinjiza mu migisha, gitakaze ukubita uwo mwuka ushaka kugusubiza mu byaha wabayemo kera. Gitakaze uboha ukumira abantu bose bagusubiza inyuma. Gitaka zopete sekiriya holy ya pata sakra babari oborede sekiriya. Urakoze Mana y'icyubahiro, urakoze Mana iganje mu ijuru no mu isi. Tugiye gusenga Imana. Ubuntu tugomba kuva mu buretwa bwose umwanzi yagushizemo. Uburetwa umwanzi yagushizemo, ubwo ugomba kubusohokamo ku bina bwiza. Jambo rirambwira ngo tugiye gusenga, tugiye gusengera tugiye gusenga. Turasengera mu ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana igice 8:36. Ubu buretwa ugomba kubuvamo, ugomba kubusohokamo ku bina bwiza. Izina rya Yesu Kristo ugomba kubuvamo ku bina bwiza, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Wacikaga intege, uracika intege. Nose wagira ngo ucikira intege imbere y'umwanzi wawe, uracikira intege imbere y'abadayimoni, uracikira intege imbere y'umurozi, uracikira intege imbere y'ukuroga. Oya no, ahubwo mbara imbaraga, gwiza imbaraga, ongera umwete wo gusenga. Gusenga, imbaraga zo gusenga zivana umuntu mu buretwa. Imbaraga zo gusenga zivana umuntu mu maboko y'umurozi. Imbaraga zo gusenga zivana umuntu ku bicaniro yashyizweho. Imbaraga zo gusenga zivana umuntu mu ruzingo yazingiwemo. Imbaraga zo gusenga zivana umuntu mu bukene zikamujyana muri destination yiwe. Imbaraga zo gusenga zikuraho ibihano by'abadayimoni n'ibihano by'abarozi. Imbaraga zo gusenga zibasha kugukuriraho uruzingo wazinzwe rwo kudashaka, zibasha kugukuraho uruzingo rw'ubutunzi, zibasha kugukuraho uruzingo rw'umuhamagaro, zibasha kugukuraho uruzingo rw'indwara wahambiriwe. Izo ndwara zigacika, izo wazingiweho zigakatagurika, myaka igakatagurika, imikoshi igakatagurika, iciwe n'imbaraga zo gusenga, ukabatuka ukava mu buretwa bwose wari warashizwemo. Reka dusome iryo jambo hanyuma twinjire mu mavuta yo gusenga mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Hanyuma dusome Yohana igice 8, niwo murongo tugiye gusengeramo. Yohana igice 8 niwo murongo tugiye gusengeramo. Yohana igice 8 murongo wa 36. Yohana igice 8 umurongo waho wa 36. Reka dusome mu izina rya Yesu, hanyuma nyuma yo gusoma tuhite twinjira
mu mwanya mwiza wo gusenga. Handitse ngo nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Uyu Yesu yazanywe no kugira ngo abatura abantu abakure muri ubwo buretwa n'ububata bwa Farawo, abakure muri ubwo buretwa bw'abarozi n'abakonikone n'ububata bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho tunganya umutima wawe, tunganya ubwenge bwawe, injira neza neza neza. Usenga wese agomba kuba afite umutima utuje. Muririmbyi aririmba ngo umutima uzatuza, umutima uzatuza, n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Tuza umutima wawe, twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Shyira ibitekerezo byawe hamwe, reka kujaragaza intekerezo zawe. Intekerezo zawe zigarure ku cyo tugiye gukora. Umutima wawe nawo werekeze ku isengesho tugiye gusenga. Hanyuma wumvise ko n'umwana muto uzi gusenga atagira ubwoba. Wowe uragira ubwoba bw'abarozi, uragira ubwoba bw'abakonikoni, uragira ubwoba bw'ibibazo uri kubona. Woya, ibisubizo by'ibyo bibazo birahari mu izina rya Yesu. Vuga uti mwami w'abami, Uwiteka umukuru w'ibihe byose, wowe usumba byose, wowe ushobora byose, Mana yanteranyirije mu nda ya mama ikankuriza mu nda ya mama, ikanteranyiriza amagufwa mu nda ya mama. Igihe kikagera ukayimvanamo ukankuza nkabakura. Uyu munsi ndi imbere yawe, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, maze kumva yuko wowe numbatura nzaba mbatuwe by'ukuri. Ndagushimira mwami ko nsobanukiwe, ko menye neza yuko wowe uvana umuntu mu bubata ndetse no mu buretwa barozi baba baramushyizemo, Satani aba yaramushyizemo. Warabikoze mu gihe cy'Abisiraheli, ubakura mu buretwa bw'imirimo yari iruhije, bataboneragamo inyungu, bataboneragamo umusaruro. Maze umaze kubakura muri ubwo buretwa ubajyana mu gihugu cyabo bwite. Izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka. Uwiteka nanjye maze iminsi nibona mu buretwa bw'indwara, mu buretwa bw'igisuzuguriro, mu buretwa bw'inyatsi, mu buretwa bw'icyangiro, mu buretwa bw'uruzingo rwo kudashaka, mu buretwa bw'uruzingo rwo kudatera imbere, uruzingo rwo guhezwa ahantu hamwe. Mu izina rya Yesu Kristo, uwabunkizemo buno buretwa uramuzi Uwiteka, uramusobanukiwe. Niba ari umurozi w'umuryango, wowe ntubikeka urabizi. Niba ari uwakure umuryango, wowe ntubikeka urabizi. Niba mu bo tugendana, mu bo dukorana, mu bo twasenganye cyangwa dusengana muri iki gihe, urabizi mwami. Ushyira mu buretwa bwose bw'ubuzima bubi, bw'imibereho mibi, bw'izi ndwara. Ndasaba kugira ngo uko wabikoze kuri Farawo, yabanje kunangira umutima we, akubitwa igihano cya mbere, ashaka kurekura ubwoko, ariko abonye yorohewe arongera akaza umurego, abashyira ku buretwa kugeza ku bihano 10 yemeye kurekura Abisiraheli. Uwiteka Imana igira neza. Uwiteka rekura ibyabo, rekura amakuba, rekura amabuye manini kwa jina la Yesu Kristo. Soma amazina yose, rekura umwijima ukomeye wicura burinde kuri buri muntu wese uroga ubuzima bwanjye, uroga imibereho yanjye, ufunga intambwe zanjye, undindiza. Wimuye ingabano z'ubuzima bwanjye, akimura ingabano z'imyaka y'ubuname bwanjye, akimura ingabano z'amagara yanjye, akimura ingabano z'iterambere ryanjye kwa jina la Yesu wapfuye akazuka, kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Yewe muntu we, wimuye ingabano zanjye katika jina la Yesu, unyicaza ahatagutse, winjira mu buzima bwanjye, utobye intambwe zanjye, urazitebesha, urazitinza.
uyu munsi uragwa imbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu munsi uragwa imbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kuko handitse yuko mu izina rya Yesu Kristo umuntu umwe wo muri twe azirukana abishe igihumbi, kandi akaba handitse yuko nta ntwaro bacuye kundwanya izagira ikintwara, n'ururimi ruzamagurukira kumburanya nzarutsinda. Aka kanya mu izina rya Yesu Kristo buri ntwaro yose y'uburetwa bwose bari bamaze gucura, iyo bacuraga mu isi y'umwuka bakayohereza iwanjye mu buryo bw'umubiri, ndayisenya. Intwaro y'ubukene bashatse kunkenesha, ndasenya ubukene bwabo. Handitse yuko Uwiteka yica kandi agakiza. Handitse yuko Uwiteka akenesha kandi agakenura. Imana nsenga niyo ifite ubutware bwo kunkenesha no kunkenura. Si umwana w'umuntu, si umurozi, si umukonikoni. Yewe mwuka we uba wampagurukiye kugira ngo unkeneshe, pfa kwa jina la Yesu Kristo, pfa kwa jina la Yesu Kristo, pfa kwa jina la Yesu Kristo, pfa kwa jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka. Buri muntu wese wihishe inyuma y'intambara ncamo, y'ibitero nyuramo, gwa hasi mu izina rya Yesu Kristo, gwa hasi mu izina rya Yesu Kristo, gwa hasi mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yohereza mu buzima bwanjye, yohereza mu mibereho yanjye kugira ngo bansubize inyuma, kugira ngo nisange ngwa, ndabakumira mu izina rya Yesu Kristo, ndabakumira mu izina rya Yesu Kristo, ndabakumira mu izina rya Yesu Kristo. Fire kwa jina la Yesu Kristo, 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 fire kwa jina la Yesu Kristo. Pete sekiria holy ya pata sakra babali obole dezekiria holy ya pata sakra babali obole dezekiria. Fire katika jina la Yesu. Umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana nutwike, umuriro w'Imana nutwike. Ibyasatiraga byose, ibyacakaga byose, ibyashaka kunjyana mu buretwa, ndatwika banjyana mu buretwa. Abadafite umubiri n'amaraso banjyana mu buretwa, uburetwa bw'ibyaha, uburetwa bw'intege nke, uburetwa bw'ubukene, uburetwa bw'icyangiro, ubw'igisuzuguriro, ubwo gukererezwa kwinjira muri destiny yanjye. Ubwo buretwa ndabutwika, nabunjyanamo ndabatwika kwa jina la Yesu Kristo. Abagaragara n'abatagaragara ndabakubita hasi izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko imbaraga z'umwuka wera Uwiteka azatuma igitinyiro kikanje imbere, kikiruka nabo nzagiramo bose. Uwiteka akamenesha ababisha banje bakampa ibitugo izina rya Yesu Kristo. Mubisha w'iterambere ryanjye mbibitugo mu izina rya Yesu Kristo. Mubisha w'umuhamagaro wanjye mbibitugo mu izina rya Yesu Kristo. Ugwimbere yanjye wa mubisha w'umuhamagaro wanjye, ugwimbere yanjye wa mubisha w'umuhamagaro wanjye izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kumeneshe izina rya Yesu Kristo. Mubisha w'ubuzima bwanjye ugwimbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kumeneshe izina rya Yesu Kristo. Ugwimbere yanjye izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndategeka buri mubisha wese unyataka turutse imbere yanjye, unyataka turutse inyuma, unyataka turutse iburyo, unyataka turutse imoso, ugwimbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo, ugwimbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Fire mu izina rya Yesu Kristo, fire mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana ugutwike mu izina rya Yesu Kristo, umuriro w'Imana ugutwike mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, rekura amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo, rekura intambwe zanjye mu izina rya Yesu Kristo, rekura amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo, rekura intambwe zanjye zitera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Rekura urushako rwanjye, wowe wa mukobwa wowe usengera urushako, wa mugore usengera urushako, aturute rekura urushako rwanjye mu mwuka we mu izina rya Yesu Kristo. Rekura urugo rwanjye mu izina rya Yesu Kristo, rekura amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ufite ikibazo cyo kutabyara, bwira iyo dayimoni rekure matrix yawe, irekura urubyaro rwawe. Tegeka umudayimoni we, rekura urubyaro rw'umugore, rekura umugore abyare, rekura umugore abyare mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ufite ibibazo byo mu nda, kumva ibidayimoni bigenda mu nda, bwira iyo myuka mibi rekura indange mu izina rya Yesu Kristo. Kubita kuri iyo ndubwira abadayimoni barekure mu nda hawe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ufite ibibazo byo mu bitugu, kubita abadayimoni bwati soka mu bitugu byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ibitugu byanjye mu izina rya Yesu, rekura ibitugu byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo kanseri kurekure mu izina rya Yesu, bwira kanseri ndekura mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo malaria kurekure mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo muvuduko kurekure mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo hypertension kurekure, bwira izo ndwara zikurekure, bwira icyo gisubizo kurekure, bwira ibihombo bikurekure, dayimoni ibihombo ni kurekure mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwuka ibihombo ni kurekure, bwira ikintu cyose ubona cyakwizinyeho kikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Bwira Farawo kurekure mu izina rya Yesu Kristo. Bwira ingabo ziwe zitatane zigwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga amaraso Yesu Kristo mu mwuka ndohereza
marayika yegeranye abakuroga bose, abegeranye mu izina rya Yesu Kristo, abegeranye abarundanyirize hamwe kwa jina la Yesu Kristo. Marayika w'Uwiteka niyegeranye abakuroga, niyegeranye abandoga bose, abazirikira icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo, ababoheshe iminyururu ikaze mu izina rya Yesu, abate mu gereza gatata, bateze ubuhumyi bwo kutazongera kukubona ukundi mu izina rya Yesu Kristo, batungurwe no gutera imbere kwawe, batungurwe n'impinduka nziza kwa jina Yesu, batungurwe n'ibyiza Imana igoze ku buzima bwawe. Urakoze Mukiza n'Umucunguzi, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru kuko uri Imana ineturuye, uri Imana ibohoye no muntu, uri Imana imbohoye ikambohorana nabo kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora mu izina rya Yesu Kristo. Reka abo bose bari kuri iki gicaniro, abasenganye nanjye rino sengesho, bose babohorerwe icyarimwe, bakurwe mu bubata bwabo. Mwa jambo ryavuze yuko wowe Yesu Kristo nutubatura tuzaba tubatuye by'ukuri. Reka abantu bawe babaturwe by'ukuri iteka ryose. Urakoze Mwami ko abantu babatuwe by'ukuri, amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu Kristo, bamwe gapfa kazuka dusabye twizeye. Amen, amen. Akira kubohoka, akira kubaturwa. Imana iguha umugisha. Iri sengesho risenga kabiri, risenga gatatu ku munsi, mbega ugende wongera umuvuduko wo gusenga. Tubonye yuko iyo ugabanyije umuvuduko wo gusenga, kuko ubonye ibibazo byari byiyongereye, utuma ababisha bawe baruhuka, bakongera bakiyubaka, bagakora ibyo bagomba gukora, bakubite mpaka kugeza igihe baguhongiye. Wicika intege rero, niwo ugomba guharanira kugira ngo uve muri ubwo buretwa Uwiteka bugusohoyemo, Uwiteka bukuvanyemo. Imbaraga z'amasengesho usenga z'Uwiteka zikuvanye muri ubwo buretwa wari umazemo igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Kanda subscribe, hanyuma niba ukoresha mu gifaransa ni s'abonner, ukande s'abonner, tujye tubana mu bihe byiza byo gusenga kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora official. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nakagaruka na hejo. Mushaka kudushyigikira kugira ngo mu minsi iri imbere dutangire kugaragara mu mashusho, tugure amakamera, tugure n'ibiki byose, abadutera inkunga, nimero zacu naho ngaho muri screen murazibona. Uwiteka bagirire neza, Uwiteka abarebera icyoroshye, akibahe mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom.